yewe mwana w'umuntu ubabajwe iki, yewe mwana w'umuntu utewe agahinda niki, k'umwami wacu Yesu yaje ngo acungure. Rwanda, Burundi, Amerika. Yes, ikaze nshuti bakunze ba Reine TV. Mbere yuko dutangira ikiganiro tubifurije umwaka mushya muhire wa 2023. Uzababera umwaka mwiza kandi umwaka w'umusaruro mwinshi. Nkuko mubibona turi kumwe n'abatumirwa bashyashya. Nabo dutangiranye umwaka mushyashya. So turabashimiye ko batwitabye. Reka babanze batwibwire hanyuma dukomeze n'ikiganiro. Turahera kuri uriya mugabo wambaye ishati atangira twibwira, hanyuma na mugenzi wiwe aratwibwira muri kiriya gikoresho yazanye. Amazina yanjye nitwa Wizere Gaël Timotheo. Yes. Ndi umukristo. Yes. Ndi umuramyi. Yes. Ndi n'umuvugabutumwa. Yes. Yego. Mugenzi wawe nawe natwibwire kugira ngo dukomeze. Nanjye nitwa Godfrey Wizemana. Yes. Nkaba ndi umucuranzi n'indirimbo za gospel. Murumva ko turi kumwe n'abaramye gusa. Bagiye kutuganiriza twumve se ni bantu ki kugira ngo tuze gutangira ikiganiro. Reka duhere kuri Gaël, bimeze bite? Ni amahoro. Bimeze neza? Bashima Imana. Gaël ni muntu ki? Bwira abantu badukurikiye hano kuri Reine TV, tubwire Gaël ni muntu ki? Gaël ni umukristo. Yes. Gaël icyo kibazo ko kiba gikomeye. Gerageza wibwira abantu kugira ngo ikibazo wakakibaje nk'uno muntu twazanye ko niwe ubunzi kurusha uko njye niyizi. Oya nawe bivuge kugira ngo n'abatakuzi bakumenye hano badukurikiye hano. Tangahe. Ndi muntu ki? Yes. Cyambere ndi umukristo. Yes. Cya kabiri ndi umuturage. Yes. Ndi umuturage nk'abandi. Kuko nabivuze ndi umuramyi, nkunda kuramya, nkunda guhimbaza Imana. Yes. Ako nkunda no kuyivuga mu buryo bw'ijambo ry'Imana, ndi umuvugabutumwa. Yego. Ikindi yego. Ndi ingaragu. Ingaragu ibitaragaragu. Ndi Yes. Ndi umusore, ndacyari umusore. Yego. Uvuga ushima Yesu. Yes. Murumva ko turi kumwe n'umuramyi ukomeye cyane. Araza kutubwira byinshi muri bimwe turi buze kumubazaza kudusubiza, hanyuma dukomeze n'ikiganiro. Gaël, mu buzima busanzwe Gaël pari raporo cyangwa se apari y'umuziki wa gospel, Gaël hanze y'umuziki wa gospel ameze ate? Hanze y'umuziki wa gospel ni umunyeshuri. Uravuze ko kuri umunyeshuri kandi ukora n'umuziki. Usanga abanyamuziki bagorwa cyane n'amasomo yabo. Ugasanga kugira ngo uhuze umuziki n'amasomo yawe ugasanga biragoranye. Se wowe ubimanaginga ute nk'umuhanzi ku giti cye? Uburyo mbimanaginga ni uko nta kigonga ikindi, kuko icyambere ni uko umuziki ndawukora nk'ivugabutumwa. Yes. Byo kugira ngo ngeze ku bantu benshi. Iyo ngize rero amahirwe nkawukora cyane ko kaminuza itandukanye na segondere, ukora gahunda zawe kandi ukazikora neza. Yes. Igihe cy'amasomo ukagikora neza. N'igihe cy'umuziki wakigeramo ukagikora kandi ukagikora neza. Rero byose ngerageza kubimanaginga kandi bikagenda neza. Yes. Gaël. Yego. Iyo urebye umuziki wawe
ubona hari ahantu uzakugeza mbese yego uri kwiga nyuma yo kurangiza ishuri yenda uzabona akazi runaka kagutunga ese ubona umuziki wawe ari wo uzagutunga cyangwa se uzashaka ibindi bigutunga? Oya, Imana nibishima nawo wantunga ariko ntabwo ari wonshira imbere nk'uzantunga kuko ndi kwiga n'ibyo ndi kwiga ntabwo ari umuziki. Mfite icyizere ko bishobora kuntunga ariko umuziki nge ndawukora nk'ivugabutumwa. Nshaka ko rigera ku bantu, nshaka ko abantu bumva bagahindukirira umwami Yesu. Rero hari igihe urikora nk'ivugabutumwa umugisha w'Imana ukakugeraho ariko ntabwo mu bitekerezo byanjye nge ntekereza ko ndawukora kugira ngo nzawubonemo amafaranga. Naza ni umugisha ugeretse ku wundi. Yego. Gael, umuziki wawe wawutangiye ryari? Umuziki nawutangiye muri 2019 niho natangiye umuziki. Wawutangiriye intahanga cyangwa hari ahandi wabanje mbere y'uko uza intahanga mu Rwanda? Yego, hari ahandi nabanje ariko ho ntabwo nawukoraga nk'umwuga cyangwa se nkumva kazakora nk'indirimbo runaka kabangaza. Nawukoraga mu rusengero nkaba mu makorari nk'uko abandi bayabamwo ariko ntabwo natekerezaga ko hari igihe kimwe nanjye nzavuga ngo ishize indirimbo yanjye hanze. Rero ni nkaho n'ubundi nawufunguriye ine. Murumva ko Gael yatangiye umuziki we kera. Ese mu muziki wawe utangira umuziki wawe ndetse ndahamya neza ko iki gihe wigaga muri segonderi, sibyo? None se ubona muri segonderi umuntu aba akiri umwana ataramanaginga ibintu bye ngo abishyire ku murongo. Umuziki wawe wakoraga ukiri umunyeshuri muri segonderi, wabihuzaga gute n'amasomo? Ndabizi ko muri segonderi haba amasomo menshi, wabihuzaga gute n'ayo masomo yawe? Umuziki nawukoraga muri vacances. Ntabwo nirinze kugira ngo mpuze umuziki n'amasomo. Na n'uyu munsi ndacirinda kugira ngo mpuze umuziki n'amasomo. Niyo mpamvu nta n'ibikorwa byinshi mfite mu muziki cyangwa se izina Gael ribe riri ku rundi rwego kuko amasomo niyo ari imbere. Rero umuziki n'ubundi nkiri segondere nawukoraga ca gihe turi muri vacances kuko n'ubundi ni ubutumwa. Iyo nabaga ndi ku ishuri narabuvugaga mu buryo bwo kuramya no guhimbaza ariko nagera hanze noneho ko nabaga ntari kumwe na babandi twakorana mu buryo bwo kuramya no guhimbaza nkabikora ku giti cyanjye. Rero nabikoraga muri vacances. Ntabwo nigeze nkora njya kuri recording indirimbo mu gihe cy'amasomo. Yego nuko nabikoraga. Gael, kugira ngo abantu bamenye Gael ubuhanzi bwe, urabwira abantu platforms zawe aho abantu bagusanga kugira ngo bakore ibihangano byawe, barebe ibihangano byawe, se umuziki ukora barebe ukuntu umeze, se ese koko ni umuhanzi cyangwa ni ukwikina gusa bisanzwe? Wabwira abantu aho bagusanga kugira ngo aho bansanga ntabwo ari mu rugo ariko ngize umugisha uhanansura nta kibazo ariko aho wansanga nta nubwo bigusaba imbaraga nyinshi, ntabwo biri bugusabe tike, ntabwo biri bugusabe kuva kuri site rimwe ujya ku yindi, ntabwo biri bugusabe n'ikintu kinini. Aho wansanga no gufata telefone yawe niba ufite smartphone niba ufite smartphone yawe no kuyifata ukinjira hariya kuri YouTube ugakanda ukajya muri research ukandikaho Gael Timothée, Wizere Gael Timothée. Urahita ubona indirimbo nakoze, hari n'amakava nagiye nkora ndi kumwe na mwene data. Rero wahagera ugakanda kuri subscribe, ugakanda kuri yanzogera sabone, siko babyita mu gifaransa. Sabone, ugakanda kuri sabone ukaduha views ukasharinga mu bandi, no kuri bizadushimisha cyane.
Yes. Ya murumva ko Gaël abahaye umurongo hano mwamusanga kugira ngo niba wifuza kumenya Gaël ubuhanzi bwe uramusanga kuri iyo channel ye yakubwiye Uwizere Gaël Timothée hanyuma uze gufashwa n'indirimbo ze. Yes Gaël, kugira ngo abantu baze kunezerwa sa nk'uduha kapela ku ndirimbo yawe iri hanze yawe wakoze iri hanze kugira ngo abantu nibaza kuyireba baze kumenya koko ijwi ni ry'uyu muntu twari turi kureba hano kuri Reine TV. Mfite indirimbo nyinshi zanditse ariko imwe niyo yamaze kugera kuri YouTube. Yes. Yitwa Ngwino kwa Yesu. Yes. Abantu mwayireba. Yes. Ariko reka tuyiba mangire mu yewe mwana w'umuntu ubabajwe iki yewe mwana w'umuntu utewe agahinda niki k'umwami wacu Yesu yaje ngo acungure k'umwami wacu Yesu yaje ngo abohore imibabaro yose niwe ayikiza imibabaro yose niwe ayibohora imibabaro yose niwe ayikiza imibabaro yose niwe ayibohora wowe ngwino kwa Yesu urabohoka cyane wowe ngwino kwa Yesu urakira imibabaro wowe ngwino kwa Yesu urabohoka cyane wowe ngwino kwa Yesu urakira imibabaro. Yes. Murumva ko nyuma yo kubwiriza mu rusengero murumva ko afite n'impano y'uburirimbyi. Yatubwiye ko ari umuvugabutumwa, atubwiye ko ari n'umuhanzi. Siko batubwira? Yego. Yes. Murumva ko Gaël afite impano zitandukanye, afite impano zo kubwiriza. Ujye ubwiriza mu isoko? Mu isoko? Umuhamagaro ntabwo konzi ko abantu hari abavugabutumwa bajya babwiriza no mu isoko bamwe cyangwa bakabwiriza. Yes, abo ngabo ni abatumwa. Yes. Murumva ko Gaël afite impano nyinshi zitandukanye. Reka twumve mugenzi we. Impano yawe yo gucuranga yatangiye ryari? Okay, wakoze. Yatangiye gucuranga kera nkiri umwana. Nigaga nko mu wa kabiri secondaire. Yes. Narabikinishaga kiranza mfata gitari nkayibaza nko mu giti nzabikora nkiri umwana mutoya. Yes. Ariko ngire muri secondaire ngeze nko mu wa kabiri mu byatangiza mfata gitari neza ngibona nyigurira. Yes. Cyase nkabona nk'umuntu uyifite nkagenda nkashaka kubona kwigangiraho nkoraho gakeya. Yego. Biza kuza gake nyine ko ugenda ucanga wimprovinga cyane ugenda ugera kure. Yes. Bro nabanje gucanga instrument zose ariko ntavuga ati se ni iki nkunda cyane. Yes. Gusa kugenda uzamuka ukura ugenda wisanga mu kintu ukunda cyane rero nabisanga ngiye nkunda gucanga gitari. Yes. Nabandi mu rugo ngomba nacanga gitari anonse nabandi ngomba nacanga gitari. Yes. Gusa uko Imana yagiye ikura kuri nza kwisanga ari gucanga gitari n'ubundi style. Gusa rero ndabishimira Imana nuko byatangiye gucanga. Yes, ubona ubucuranzi bwa gitari ninde role model wawe cyangwa se umuntu ukitegerezo cyawe mu gucuranga gitari washingiraho uvuga ngo niwe njya mboneraho urugero rwo gucuranga gitari? Urugero njya mbonera mfate rwo gucuranga gitari. Yes. Okay, wenda ni benshi. Yego.
ni benshi ariko njyewe ngendera kuri Bibiliya ni Dawidi niyo rumodo wanjye. Yes niyo rumodo wanjye, mvuga ati uyu nguyu ngendera kabisa ko yacurangaga kwa Sawuli, murabizi. Yacurangaga abadayimoni bagahunga, barumva rero nanjye nagera mu kintu nk'uko yari ameze. Yes nakuba numva ngera byagenda. Murumva ko umucuranzi wa Gaël nawe afite ahantu akomora impano y'ubuhanzi y'ubucuranzi bwa gitari bwiwe. Gaël, reka tugaruke kuri Gaël turi gusoza ikiganiro. Nizihe nama wagira abantu bakitinya mu mpano zabo? Inama nabagira nuko nibatinyuke barashoboye. Nibatinyuke barashoboye. Ikindi mu byo nabagiraho inama nuko cyambere impano itangwa n'Uwiteka. Hari igihe umuntu aba afite impano ariko atabizi ko ayifite. Uko gutinyuka gufatanije no gukorera Imana no kubaha Imana, Imana irakuzamura. Imana gahoro gahoro usanga ikuzamura. Niyo mpamvu tubona mbonye yuzuza Beka. Abandi bitwa ngo ni abasitari baririmba n'ibindi bitandukanye batarayuzuza. Ayo ni amateka twiboneye. Nta kindi ni ukubaha Uwiteka afata ya mpano yawe akayikoramo ikintu gikomeye kandi gihambaye. Murumva ko Gaël abagira inama zo gutinyuka. Murashoboye, tinyuka urashoboye. We muntu ufite impano yawe, ufite impano yo gusetsa y'ubukomedi, impano y'ubuhanzi, impano yo kubyina, gerageza nawe urebe ko wazuzuza Beka Arena, sibyo ra? Gaël nawe afite inzozi zo kuzuza Intare Arena nazo yuzuza, sibyo cyane? Turabashimiye guys, turabashimiye, mwagize neza ko twitaba. Dushimiye n'abantu badukurikiye kuri The Reine TV. Icyo tubasaba ni gukora subscribe, mugasharinga ku nshuti zanyu, mukanezerwa, mbese tukabanezeza. Uyu mwaka ni ukubaha ibintu byiza kandi bizabashimisha. Gaël, turasoje. Hari akantu tujya dukora hano kuri The Reine TV. Ni aga-challenge tujya dukora hano kuri Reine TV wa 2023, ndetse n'abakunzi bacu, abakunzi ba The Reine TV. Twabashimiye ko mwabanye natwe umwaka wa 2022. Turabasaba ko muzakomeza gufatanya natwe muri uyu mwaka wa 2023 hano kuri The Reine TV.